Attention reka turebe Dawo Goal! Zamukana umupira hariya neza cyane Memerto wo kwanaga ibumoso arabacengana cyane ashakisha William Mutogwi nawe nta kintu musabye usibye guterekaho ikirenge gusa byonyine. Sheikh Djibril Ouattara barakaraga kufra nziza cyane hose ikipe ya Peri, kufra nziza cyane. Sheikh Djibril Ouattara arasimbuka neza cyane arabasumba, umupira utereka ku kirenge, umupira agenda urenga abakinnyi ikipe Bumamuru uragenda urukira mu izamu. Sheikh Djibril Ouattara uyo rutayizamu abakunzi ikipe ya Peri, ukunzwe kabisa. Isaha ni isaha, when it matters most, igitego agishyiramo agiterekamo. Sheikh Djibril Ouattara kimwe, ikipe ya Peri kimwe, ikipe Bumamuru ubusa. Pira rutewe na Ruboneka, pira rutewe n'Ubugingo, nibyo Ubugingo nawe uzamuye umupira. Ahubwo rero ikipe ya Peri ikaba ifunguye amazamu hano. Attention reka turebe William Mutogwi imbere zo aragwa imbere zo Mariko William Mutogwi amutereka hasi, umusifuzi aravuga ati reka. Tanzania ubona biterwa n'ikiko rimwe na rimwe usanga ari no mu gihugu cyangwa se irushanwa ryabereye iwabo ari ugasanga sekatira batumiye nawe nyuma y'icyumweru banditse bavuga ko batazitabira. Asante sana Ruvuyanga. Ikibitera ni ukubera akenshi iyi sekatira ikunda kuza mu gihe bari muri pre-season kandi baba biteguye imikino y'Afurika. Kuba rero intego bafite zo kugera kure cyane mu kimwe cya kabiri cya Champions League cyangwa se mu bagana finale, ikintu cyo bashaka bakore pre-season iri ko ama equipe afite calibre nk'iyabo. Niyo mpamvu akenshi nka Simba yari iri mu Misiri, Yanga nayo ibiri kwitegura ikina amamatch akomeye cyane. Rero kuza muri Sekafa amara ibyumweru bibiri bakina match na equipe ya Manchester ku rwego rwabo, kandi n'amafaranga wenda ya Sekafa atari menshi cyane kuko ubwabo akenshi bagomba kujyana. Ku kigendanye na match ngira ngo urimo urayikurikira, turi iminota ya nyuma 90 yuzuye, ntabwo turamenya inyongera bari buterekeho. Bongeye hino n'ibyo bamaze kongera hine kugira ngo umukino urangire. Ni match urimo kubona gute Peri, urimo kuyireba gute? Ntabwo ukunda kuyireba live ariko wayitegereje ngira ngo nabaze kubona hari hakurya. Na Peri yerekanye umukino umeze gute? Ni Peri match igice cya mbere cyabanje kuyigora, banza batamenyereye gukina aya masaha, babonaga nk'abakinnyi bacu ntabwo bakoraga, ntabwo bari active, ariko uko match yagiye ikomeza Peri yagiye yinjira mu mukino cyane naho bakoreye impinduka, urabona ko gusa nanone adversaire ikipe ya Bumamuru nayo ntabwo ari ikipe yatanze akazi cyane, kuko ni ikipe ikina umukino umeze nk'uw'akademi, barahana ariko bajya muri surface ukabona habuze umuntu ukora ikipe. Peri akenshi yagiye barusha experience, ntabwo yakoreye uburyo bwinshi ariko buke yagerageje ibona ibitego. Ikipe wavuze kuri Yanga uvuga na Simba, ariko hari Azamu twavuze tuganira karuvuga uti Azamu iza mu Rwanda buriya mwebwe mwabyise pre-season, ariko yari yakaniye. Kubera icyo Azamu yavuye Yanga yakaniye kandi ije muri pre-season? Azamu match yari yakaniye ni match ya Peri, kuko ubushize Peri mu Rwanda bafite amateka mabi, kuko umwaka ushize Azamu yari yavuze cyane yumva ko ugomba kugira amatsinda,
ariko inzozi zabo ziza kurangira ku munota wa mbere navuga apereza kubakuramo kuri match y'abakiniye mu Rwanda, ibintu batakekaga cyane bumvaga ko bari bugere ya match yarababasha cyane ko bageze aha bubitse imitwe kabisa. Amagambo y'abatanzania bababwira ati mwebwe mujye gucuruza za ice cream n'amafarini mupira mu mureke, yarababaje cyane mpamvu uyu mwaka bazanye coach Benge bongeramo n'izindi mbaraga bari kuza kugera. Iriya match ya APR bari bayikaniye bitewe n'ibyo APR yabakoreye i Kigali ntabwo babyibagiwe. Kubijyanye wahoze umbwira uti Yanga isigaye yakira imikino yabo hano, ariko aka stade ni gatoya kubera iki bavuye Chamazi bakaba bifuza kwakira imikino ahangaha yabo Yanga, kuko dore bakinira Chamazi ari ku kibuga cya Azam. Ikibuga cya Azam rero koko Azam ntabwo igikunda kwishyuza match yazo kuko ni ikipe itagira abafana, so iyo uje wambaye jezi ya Azam barakureka ukinjira ku buntu. Rero icyo gihe Yanga baragendaga bafata abafana bayo bakajya ku kibuga cya Azam bambaye amajezi ya Azam nk'abafana ba Azam, ariko bamara kugeramo Feitoto yafata umupira bakamubuinga stade se bazaba n'abafana bacu cyangwa baza kandi Yanga nayo yakira aho ngaho. Nyuma rero Yanga neza kumenya amakuru ko hari abantu bajya bayitegura kuko ari maje gutakaza match eshatu zikurikiranye kuri kiriya kibuga, baza gufata icyemezo cyo kuhava, niyo mpamvu baje gukina hano kuri kiriya kibuga cya KMC. Nibyo rero cyane ngira ngo twakomeza kujya tuganira kuri irushanwa muri rusange, ariko ikibazo cya nyuma nakubaza muri rusange iki kibuga, hari ibibuga bitandukanye ko n'abanyarwanda biramanta bavuga ati iki kibuga ntabwo gikwiriye guhostinga APR, bavuga bati APR ikipe nkuru, ikipe yo mu Rwanda, ndetse na perezida w'igihugu atera inkunga iyi Sekafa, ati abayobozi ba APR baze kureba uburyo batakongera guhabwa iki kibuga, kuko ngo na Singida ubwacyo nahoze nkuru amakuru ngo yaracyanze, ivuga yuko ngizajya ikinira Chamazi cyangwa igakinira ahandi hari ikibuga cyiza cyane hano hafi. Muri by'ukuri hari ibindi bibuga byiza cyane bitari iki ngiki cya KMC. Dar es Salaam urebye ibibuga biri kuri standard ukuyemo uwanja wa Taifa Benjamin Mkapa, ikindi kibuga ni Azam Complex Chamazi, nibyo bibuga navuga ko afadhali bifite standard yo kwakira match ya KMC na stade gashya mpuzamahanga. Gusa ibindi bibuga bihari nka stade biri mu ntara, Mwanza hari ikibuga cyiza, hari nayo ni ikibuga cyiza. Ibindi bibuga, ikindi kibuga ni Zanzibar Amani Complex ya Zanzibar, ariko sinzi impamvu Sekafa wenda ni organization ya Sekafa batoye kuza mu mikino yose hano Dar es Salaam kugira ngo izajye ibera aha ngaha. Asanse Razdan wakoze cyane. Abantu bo mu Rwanda wanasuhuza, ariko se kuba udaraherukayo abantu bo mu Umeshapiga picha?